Yesu ashimwe. Amazina nitwa Nyandwi Fideli, nkorera umurimo w'Imana i Nyanza kuri ADPR. Uyu munsi rero Imana yongeye gushima ko twongera guhura tugasenga, basoma n'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge kugira ngo iyi gahunda tuyiragize Uwiteka. Mana, mu izina rya Yesu, urera kandi urakiranuka, ushoboye byose, nta kikunanira kandi nta n'icyarogoye imigambi yawe. Uri Imana yumva gusenga, uri Imana irengera abayo, kandi nzi neza ko umuntu wese iyo aje akugana, iyo umuntu wese ahindukiye, iyo umuntu wese aretse inzira mbi yanyuragamo agahindukira akakugarukira, nawe uramugarukira, bigatuma imirimo ye yose akora n'ibikorwa bye ahirwa. Natwe Nyiringabo Imana wera, aho watubonyeho umugayo, utweze dutunganye. Tunganya ari jye ngiye kuvuga ndetse ari abari bunyumve. Ndagira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo buri muntu wese Umwami umurebe, umuha imbabazi zituruka hera, kuko ijambo ryarambwiye ngo nituvuga ko ari nta cyaha dufite tuba twishutse mu mvugo, mu mikorere, mu mirebere. Bituma hari igihe tuba twagiye kure tugashayisha, tukanegurana, tukanegura abandi, wenda natwe dufite inenge, ariko twese tweze kugira ngo duhurize hamwe. Ari abumva nanjye ngiye kuvuga, twese tugabanira imbere yawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, igice cya 17 ku murongo wa 8 turageza ku murongo wa 12. Haravuze ngo Abamaleki barwanya Abisirayeli, Mose arabasabira baranesha. Maze haza Abamaleki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati, udutoranirize ingabo, mugende murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwanya Abamaleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe uruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku zuba rirenga. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana yumva gusenga, dushimiye Imana igishyigikira umuntu mu byo yamuhaye, igashyigikira umuntu mu mikorere, igashyigikira umuntu mu mirebere. Hari igihe umuntu avuga ati, jyewe akazi kanjye nkora ni uguporotokora abantu, akaba ari porotokoro akora, akajya avuga ati, jyewe iyo ibirori byabaye mba numva byagenze neza. Ikintu rero kitugora muri iki gihe cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi, uba usanga umuntu asuzugura imikorere y'umuntu. Ugasanga umuntu akavuga ngo ese uriya ibyo akora ngo byamugeza ku ki? Ari nabyo usanga abantu bose bashaka gukora imirimo imwe, badakora iyinyuranye ngo barebe ko Imana yagenda ibahereza umugisha. Rero Mose mu mibereho ye, mu byagaragaraga, wamurebeshaga amaso, yabonaga nta kintu azaba cyo, yabonaga nta mumaro. Ariko Imana iza kuza kubona ko ari we izatuma, ari we uzakora umurimo, kandi yaravukanaga n'abandi benshi. Nshimiye Imana. Mose ngo yavugaga atanavuga neza, mu mvugo unabirebeye mu mubiri ngo yaradedemangaga, bigatuma ngo ajya kuvuga ikintu biciye mu mwanya munini, akajya kuvuga ikintu bigoranye. Umuntu akagira Aroni nawe ngo akaba ari intyoza,
ariko none nubwo yabaga ari intyoza akaba intyoza mu magambo y'abandi yegeranije, ntabe intyoza mu byo muri we ubwe bimurimo. Noneho bakagira Miriyamu nawe mushiki we ngo wari umuhanuzi. Noneho ngo Imana iza kwitegereza ireba Mose, iravuga ngo uyu nguyu niwe nzakoresha agakura Abisirayeli mu buretwa. Noneho ngo Mose we ntabwo yari abizi, ntabwo yari azi ko byakunda. Rero mu rugendo yakoze rurerure, ngo aho yavutse ku ngoma rwose ngo imbi cyane ya Farawo, ngo bari bashyizeho itegeko ryo kwica abana b'abahungu. Ngo umubyeyi utwite akagira ikibazo akavuga ngo iyo natombora nkabyara umukobwa, ngo agasanga ari mu mugambi w'Imana icyo bashaka kubabyara bakaba atari cyo babyara, akabyara umuhungu. Ngo noneho Mose ngo bamubera akato. Nyamwira abantu, iyo ibintu byageze mu kato burya ujya usenga Imana, kuko si ubwa mbere akato abantu bagushize, si ubwa mbere akato kaje. Hari igihe umuntu bamushyira mu kato, bakamushyira mu kato ari imiryango, inshuti zikamushyira mu kato, cyane ko burya abantu bagushyira mu kato iyo babona nta n'ikintu bazagukeneraho. Ariko Imana icyo nyikundira, aho abantu batareba niho Imana ireba. Bamushyira rero mu kato, ngo baramujyana bamushyira mu rufunzo. Nshimiye Imana, Imana iragenda nayo itanga itegeko ibwami burya umwana wese n'inkundi. Hanyuma ngo umukobwa wa Farawo ngo nawe yumva bibaye ngombwa yuko yumva yakoga, ngo ariko asanga amazi, aya mazi ngo iwabo nta kintu yamumarira, ngo bituma avuga ati niyo nagenda ibintu bitajya bibaho, ngo ajya koga n'abamuherekeje. Ubundi uko byari kugenda, n'abagaragu bamuherekeje bagombaga kugenda bagakubitwa, bari gupfa kuko ntibyari byemewe. Ariko kubera ko Imana yari ibishoreye kugira ngo Mose akire, ndashimira Imana yumva gusenga ko ibyawe yashatse ko bikunda. Hari abantu ihagurutsa nabo bakagusanga iyo uri, nubwo babona urijije ariko nabo bakaza bakavuga ngo niko mwari musobanutse, mwicaragana nawe gute, mwagendanaga nawe gute, kugira ngo Imana igutabare. Shimiye Imana. Imana yari ifite ingabo nyinshi, yakoresheje icyocere, yakoresheje icyuma. Ubu hari abantu batagenda Imana itagize ikintu ikoresha, nk'icyuzwe n'ibindi. Hari Imana yajyaga ituma kugira ngo bagende, ikagira ikindi kintu ikora kugira ngo babashe kugenda. Umwami natugirire neza. Hanyuma uwari kubona Mose, uwari kumubona mu kato, uwari kumubona mu rufunzo, ntiyari kubona yuko azatabarwa. Hari igihe umuntu akurebera ahantu akavuga ngo suriya niba Imana yaramuvuzeho ikavuze ko izamurengera, ubutabazi bwe burihe. Ariko byigeze bigenda neza, ngo Imana irabajyana, ngo ibakatira agace kitwa Gosheni, aho ibyorezo byazagaho ntibihagere. Turashimira Imana yumva gusenga. Iyo twayisenze dufiteho idukatira akantu twe tubamo ababisha batageramo, abo magambo batagera, ku buryo twebwe ubwacu keretse ari twe tubyinjijeyo haba hari urukuta rukomeye batabasha kumena. Hanyuma rero ngo Farawo ibyo bamubwira ntabyumva, akajya avuga ati ubu bwoko, ahubwo yatirekura ubu bwoko, akavuga ati ubu sinaburekura ndimo mbubyaza umusaruro. Ngo ariko igihe kiragera, Imana iravuga ngo Farawo nawe hadateye ibyago ntabwo Farawo yabyemera. Reka mvuge mu 10, reka mvuge 3 ibyago byateye kugira ngo Farawo ajye yemera. Icya mbere mvuze, ariko nubwo atari nacyo cyabanje, ngo hateye inda. Ndagira ngo mvuge ku nda. Farawo ngo arwara inda. Ni ibintu utabasha gusobanura. Kera bajyaga abantu bavuga ngo abantu barwaye inda ngo nabagira umwanda, ariko buri Imana yabyemeye niyo wagira isuku inda zaza, kuko ntabwo umwanda wari uri ibwami, nta mwanda wari uhari. Ariko iyo byakomeye nyine ushobora kuzirwara ari icyigisha, abantu bakavuga ngo ni umwanda agira, ariko buriya umuntu wese yageze kuri tera igoye babona nta mibare agira. Ariko iyo Imana mu mugambi wayishaka, iyo ibishatse bikubaho, ariko atari uko warangaye. No,
ngo birangira rero ikintu nshaka kugira ngo nihute tugere ku ijambo twasomye, hanyuma ngo inda ziramufata, ariko kwari kugira ngo Abisirayeli nabo bagubwe neza. Noneho ngo zimufashe inda ziramwinjira, inda zinjira mu bantu be bose, ngo zijya no ku matungo. Noneho ngo ari imbere agiye gutanga amadisikuru avuga ati ejo Abisirayeli bazamba amatafari angana gutya, inda nazo zikora akazi. Birangiza atavuze umubare, ariko Abisirayeli babona ko Imana iri kubona ngo izo nda zamenyaga Umunyegiputa zikamenya n'Umwisirayeli. Ndashimira Imana yabo, iyi Imana yatumye ishaka gutuma biragenda bikamenya icyo Imana ishaka. Ndashimira Imana ko niyo yakoresheje inda, yakoresheje ibivugo cyangwa n'ibindi bimenya uburyo. Umwami natugirire neza. Hanyuma ngo Farawo uko yishima n'abaprotokole bakishima, uko nyine inda zimuriye ngo bagasanga no mu matungo niko byagenze, kuko izi nda zakoreraga rimwe, kuko zari zifite uziyoboye. Umwami natugirire neza. Aravuga ati ubu bwoko noneho ndabureka. Ni nako Imana ijya ibwira abantu bavuze ngo barekuye ibizira, haza ibintu bikomeye, umuntu akaza agasenga, ariko yamara koroherwa. Ari umuntu twasengeye aravuga ngo yararwaye ikibyimba ararira, abonye mu gitondo bikunze aravuga ngo Imana imbabarire ngo karagaheri, ngo Imana imbabarire nyine ngo kuca igikuba ngo karagaheri. Ahubwo rero ibuheri n'ubundi ntibushize, hari igihe n'ubundi buzagaruka karagaheri. Yego duheri ntaho tugiye. Rero hari igihe abantu babona bigenze neza bakagenda bakadamarara, hanyuma mwateza gutera ikindi cyorezo cy'ibikeri. Naribajije ukuntu ibikeri nta muntu ubiyoboye bikamenya mu rugo kwa Farawo. Shimiye Imana, Imana igituma yatuma uburyo, nitumye amafaranga amenya mu rugo wa, kuko ibyo yaremye byose yabihamagaye biritaba, birabimenya, biteraho amatwi. Umwami natugirire neza, umwami nahimbazwa. Hanyuma ngo iki cyorezo cyateye ngo ni icyorezo cyitwa muryamo. Muryamo uriya njya mbwira abantu, ntabwo indwara iza ifite izina, ahubwo imenya izina, bamenya izina iyo babonye iyo ndwara ije. Ngo rero barazindutse mu gitondo bakajya basanga amatungo yaryamye, basanga amatungo yose ari hasi. Baravuga ati indwara ni muryamo, ariko aravuga ati noneho ubu numva nabarekura. Ariko abonye nyine muryamo ivuyemo, basenze abera basenze ngo birakunda, baravuga ati ntabwo nabarekura. Hanyuma igihe kimwe rero ku cyago cya 10 abana bifura bapfa, ngo Imana iravuga ngo igihe mwakoreye Egiputa kirarangiye, ngiye kubacyura. Ngo ikintu nakunze nuko Imana yababwiye ko igiye kubishyuriza. Imana ijya yishyuriza abantu bayo mu bihombo bagiye bagira, Imana irabishyuriza. Hanyuma ngo batira ibintu byose byiza n'amazahabu barataha. Ngo ariko bageze ku nyanja Abanyegiputa babageraho bakibifite, bagira ubwoba bagira ngo barabica. Ariko Imana irababwira ngo nimuhumure, iramunsi ngo iki gitumye unakira, kandi munsi kuko icyo gutaka cyari gihari. Ngo arabambutsa, ngo bamaze kwambuka bageze hakurya, ngo Miriyamu noneho jye nawe impano ye yakora, ajya ahimbaza Imana. Buriya nyambwira abantu, hari aho tugera guhimbaza Imana bikaba wavuga ati iki gihe turimo ntabwo wahimbaza, ahubwo wasenga, kuko hari igihe ubona ari amakuba. Ntabwo mu nyanja ariko ukuntu ahimbaza Imana akiri kumwe n'Abanyegiputa, ariko ageze hakurya ngo atere ikorasi, impano ye ijya yakora. Mwami natugirire neza. None rero ikintu ngewe nashakaga muri iri jambo dusomye, hanyuma ngo bamaze kwambuka, ngo Abamaleki bamenya ko Abisirayeli bafite umutungo. Buriya niba ari ikintu gikomeye, umwanzi yamaze kumenya ko dufite umutungo, ni nayo mpamvu aduhiga. Iyo arebye akabona umwana azabyara umusaruro, aramuhiga ku rwego avuga ati nashaka apfe bose babihombe. Turashimira Imana ihagaze ku mutungo wa, nk'uko abantu bahagarara ku mitungo yabo bakavuga ngo ibyo dutunze nibi, bagashyiraho amakorutire, bakanavuga bati twebwe tuzashyiraho n'abazamu ndetse n'ibindi byo kurinda. Ni nako Imana nayo izaho umutungo wayo uri. Umwami nashimwe. Ngo bamenya neza ko umutungo bawujyanye, ngo baraba, ngo babategera mu mayira ngo babambure. Abamaleki ngo yari amagurupe yishyize hamwe, rero ngo barwana, ngo baragenda bigira nk'igihugu rwose, ngo ariko ngo cy'abagome cy'abambuzi bishyira hamwe. Sinarinzi ko burya n'abambuzi bishyira hamwe bafite intego yo kwambura abantu ibyo bamaze kugeraho. Umwami
atugirire neza. Hanyuma Mose, haleluya, Mose aravuga ijambo nakunze, aravuga ngo rero niba baduteye sinzi kurwana ariko nzi gusenga, ngewe niba baduteye sinzi ibyo nakora bindi, icyo nzi ni ugusenga. Aravuga ngo ngewe ejo uzazamuka umusozi nitwaje inkoni y'Imana, kuko Imana inkoni yamuhaye yayinjiranye muri Egiputa aranayigaruka. Bivuze ngo aravuga ngo nge ndazamuka, ariko ngo hagira abagabo bagiye ariko bajyana ngo Aroni naho ngo barazamukana umusozi. Bageze ku musozi aravuga ati Imana ishobora byose, ngo azamura amaboko arasenga, kandi ngo kuzamura amaboko ngo ni nako bambutse inyanja, ngo bamanitse amaboko. Bivuze ngo tuvuye mu buretwa, umwami nashimwe, duhereje Imana icyubahiro, tuba ari aho yadukuye hari icyo tuba tubuze. Ababona duhereje icyubahiro Imana bari bakajya bavuga ngo ese bariya bahora bamanika amaboko ngo bayamana, twe tuba tuzi icyo dukoze. Umwami nashimwe. Hanyuma arasenga aravuga ngo iyo nasenze ababuze urubyaro bararubona, iyo nasenze abanyabyaha barihana, iyo nasenze bigenda neza. Ngo arwana urugamba arurwana neza, ngo hanyuma Yesuwa nawe ngo atoranye ingabo, ngo baba barimo barwana bakabona baranesheje, ariko baza gutungurwa nuko babonye abamaleki babahinduranye, ngo bahita bavuga ngo ni ikibaye ni iki, ngo bamenya ko Mose amaboko yamanutse. Nagira ngo mbabwire, hari igihe abera basenga wacuruza bikemera ukagira ngo ni ubwenge. Ntabwo ari ubwenge, kuko niba ufite resitora wize guteka ariko ntiwize kuzana ababirya, niba arimo kudoda wize kudoda ariko ntiwize kuzana abarudodera, ibintu byose wize kubikora ariko ntiwize kuzana abantu bagushorera, ntabwo babyize. Ariko iyo dusenze bikagenda neza, buriya hari ikintu njya nenga abantu, ugasanga umunyamasengesho aravuze ngo ngewe nzasenga paka malariya ikize, kandi hari ubundi buryo buriho. Ugasanga umuganga nababonye ko umuntu arwaye abadayimoni, agakomeza amujombagura inshinge ngo umuntu abanyamasengesho batazasuzuma. Iyo abantu bemeraga impano bafite bakemera ko zihura zigakora, twasenga bigakunda n'abantu uburyo bukagenda neza. Umwami natugirire neza, umwami nashimwe, haleluya. Hanyuma ngo Mose arasenga ariko amaboko ye araruha, ngo ariko ajya bari kumwe n'abantu bamuramira. Turashimira Imana y'amahoro. Nawe hari aho ugera ukaruha ukeneye ukuramira, nawe hari aho ugera ukaruha ukeneye icyo Imana yagukorera. N'ahantu wagera ukomeze ugire imbaraga utazaruha, ariko Imana y'ubwayo yashyizeho uburyo kugira ngo abantu nibaruha Imana ibaruhure, ikabahamagara bakayisuzugura, ariko iduhamagara niyo kwizerwa. Iyaba wemeraga ikakuruhura, kuko ushobora kuruhira mu mangazi, ushobora kuruhira mu bitenge byinshi, ushobora kuruhira mu modo, ariko umuruho Yesu yawugukiza, kuko aho wageze umuruho nayo irahagera. Umuruho w'inzira udakomanze, umuruho wakwinjirana ukakwinjirana abantu n'abana bakakugira inama, hano bakavugura uri mukuru kubera ko umuruho wakwinjiranye. Ngo Mose araruha, ngo ariko bahanga ngo bari bafite ibuye ngo bararijyana bararimutega aryicaraho. Turashimira Imana, iri buye nta rindi ni Kristo. Iri buye ryarakoreshejwe, iri buye Dawidi yararikoresheje, arikoresha bikomeye imbere ya Goliya. Iri buye Yesu yarikoresheje kuri Yorodani ubwo bambukaga. Buri muntu wese ngo yatoye ibuye ngo arigeze aho ari bugandike. Ndashimira Imana yumva gusenga, ndashimira Imana y'amahoro. Iri buye ryarakoreshejwe, iri buye yarikoresheje uwo bita Samweli ngo arishyira hagati y'ibihugu bibiri, igihugu cy'Imisipa n'igihugu cy'Isheri, ngo aryandikaho izina. Aravuga ngo iri buye ryitwa Ebeneze, bivuze ngo Imana yaratuzanye. Turashimira Imana yumva gusenga, turashimira Imana y'amahoro. Hanyuma ngo yicara kuri iryo buye, amaboko ye ngo barayazamura. Ndashimira Imana. Ukeneye umuntu nawe wagufata amaboko akakuzamura gusenyera, akakuzamura aguhuza n'Imana. Burya iyo turirimba amakorari burya nta kindi ni ukuzamura abantu, bakabazamura babegereza Imana. Iri jambo twakira nta kindi ni ukukuzamura ukegera Imana, ugaca bugufi ukegera Imana, ukaza kuko nuruha ibyaguhigaga, abakurwanyaga ubona bikunda, nuruha ntibiri bukunde, nabo bagucunze uri mu muruho. Baragira ngo uruhe bagufate mpiri, baragira ngo uruhe urugwe barusenye, baragira ngo uruhe byose bigucange, baragira ngo uruhe. Ariko
uri kumwe n'ukuruhura bategereza umuruho bagaheba, kuko wowe uyimenyaho. Umuntu we wimenyaho umuruho, Yesu nakumenyaho umuruho, ariko ijambo wakiriye rikumenyeho umuruho. Urarusha ariko egera Imana ikuruhure, nakurangiragaho Imana iri. Umwami natugirire neza, nutinda umuruho uragufata, ariko niwizera urakira umuruho, kuko hari aho wakwicara. Hari ibihe byitwa Kristo abubatsi banze, ariko ryabaye rikomeza imfuruka uryicayeho. Iyo uryicayeho ni ijambo, Kristo ni ijambo. Iyo wicaye ku ijambo ukavuga ngo ibyo yambwiye ntabwo nzabireka, ibyo yambwiye nzabikurikiza, ntabwo nzapfa. Wawicayeho, icara kuri iryo buye uruhuke, kuko urarushye. Tugiye gusenga Imana, tukama ahantu uri, waba utetse shyiramo akariro gace bidashirira, hanyuma twinginga Imana igukize umuruho. Waba urimo ugenda wimumuruka, wagenda gake gakeya, umunota umwe tugakomeza. Mana nashimwe, Mana igira neza. Dusengeye abantu bakiri ijambo kugira ngo ubaruhure. Abantu bararushye, hari abinjiye mu ngo bazi ko bigiye gukunda, bahageze basanga umuruho warinjiye. Hari abinjiye mu cyuzi bavuze ngo biremeye, basanga umuruho naho urahari. Ubuzima bwose umuntu arimo ajya aruha. Umuntu araruha akavuga ngo ndushye gutegereza. Abakobwa barushye gutegereza, bari bazi ko umwaka ushize ariho bazakora ubukwe, babona ntibubaye. Hari abategereje imyaka igera muri 30 na 40 na 50, ariko wowe wabaruhura. Mwami Imana, ruhura buri muntu wese. Urakoze kumvise gusenga, dusenze twizeye izina rya Yesu, amen.